Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ni Byiringiro ze uri kubaha ikaze muri iki kiganiro kuri uyu munsi rero nakiriye rutahizamu wa Rayon Sport wamwitabira amahire Abedi aheruka no kongera amasezerano ariko naseze ishize retour yose yari muri iyi kipe y'abakunzi benshi mu Rwanda. Ubwo rero reka tuganire nawe twumve se uyu mwaka utaha biraba bimeze bite, ariko n'utundi tubazo twamatsiko tugiye dutandukanye byose agire ibyo akomozaho. Abedi tuguhaye ikaze muri igihe. Murakoze cyane. Umeze fresh? Ya, meze fresh ndashima Imana. Ese ubu gutya muri off season ubundi ubu gahunda bimeze gute nubwo muheruka gutangira imyitozo navuga muri pre-season ubu gahunda zifashe gute bedamere wate? Ya, gahunda zifashe neza ndashima Imana. Mba ndi gukora imyitozo nyine ariko atari imyitozo ya equipe. Nkajya no gusura famille nkahura n'abashuti banjye. Ya. Hanyuma wenda ubwo dusubiye inyuma gatoya Abedi umwaka ushize w'imikino wamugendekeye gute? Twakubonye wenda cyane uje muri retour muri Rayon Sport, ariko mbere yaho iriya sezo yakugendekeye ite ku giti cyawe? Yari sezo nziza ariko inagoye kuko naribwo nari nongeye kugaruka mu Rwanda. Hari hashize igihe nyine hanze nagombaga kuza nyine nkongera ngashyiramo imbaraga nyine nkakora cyane, sibyo ko nyine ku giti cyanjye ntabwo byagenze neza nkuko nabyifuzaga. Ko nifuzaga ko twatwara igikombe nyine narinze umwaka ntwaye igikombe nkuko buri mukinnyi wese aba byifuza. Ariko ntabwo byagenze neza nyine. Ariko ku rundi ruhande niko Imana yari yabiteguye tu. Ariko Abedi tukivuga ku by'igikombe abantu benshi bakomeje kubivugaho kenshi kuri match ngo yo mu Bugesera kubiki na president ejo bundi yarabivuze yarabyeruye rwose arabivuga. Uku kubura igikombe kwa Rayon wowe bisobanura uti kuko wari mu bakinnyi naho ngaho cyaburiye rwose wari uhari we nibi ya scenario uyisobanura ute man? Ye naho nkubeshye kabisa kuri nyine nabibonye ndiko nanjye nabibonye. Rani ko byaye byapanzwe nyine wenda ko abazagitwara nyine ubwo tuba turi kukirwanira turi benshi ubwo nyine bo nibo cyaguyeho tu. Benshi babyegetse ku bakinnyi bavuga ngo mwaratamiye nubwo wenda wowe utagiye ushyirwa mu majwi, ariko nyine abakinnyi muri rusange bavuga yuko ngo habayeho kugambana, bamwe babaha amafaranga kuri match ya za Marine n'ahandi n'izindi bagiye bavuga. Ibi bintu koko ni ibyo muri championnat y'u Rwanda wayikinnyemo urayizi. Ibi bintu koko bibaho? Hari ukuntu abakinnyi bafata amafaranga y'andi ma equipe ku buryo nyiruka watanga ikipe gutyo kandi umugani ubona wenda uri no gusatira igikombe? Naba nkubeshye kuko hari hashize igihe wenda nakina mu Rwanda, ariko nk'ukuntu bitewe na ritime twari turiho muri Rayon biragoye ko nari gupfa kumenya twenda nkawoze wafashe ku mafaranga. Ko ngiye akenshi nabaga mfite uburyo niteguriye match yanjye nkaza mu kibuga ko niyo nari kwibona rigiye umukinnyi bishobora kubaho akaba ari muri meforme sinabimenyaga cyane. Ariko nyine abayobozi wenda nibwo babaga babibonye cyangwa ari n'abantu bababwiye ku ruhande simbizi, sinabaga mbizi pe. Urumva byabaga bigoye nko kumukinnyi kumenya ko mugenzi wawe yari amafaranga. Kireka wenda iyo babanyuzeho nawe bakaba nzi ko bamunyuzeho wenda akaba yafashe ngiye nkabyanga aho wenda nabihamye, ariko ntabwo nari mbizi pe. Ase nizo story nawe ubuzumva hano hanze nyine kuryo uko kuntu byumva nanjye niko mba mbyumva kabisa. Hanyuma uza muri Rayon muri retour benshi bagaragazaga ko nta cyizere bagufite n'iki, ariko ugerageza kubahinyuza utsinda ibitego urapushinga kabisa bigaragara. Niki cyabigufasha kwanza kwinjirira muri environment muri uriya mwuka nakita amagambo y'urucanege kanyite gutyo ari menshi bavuga ati uyu muntu ntago ari bukandire kuri fani nganya simbuye ibi bintu kwinjiramo hari niki cyabigufashije ariko ukagerageza no kubona ibyo bitego benshi batarabye expectinga? Icyambere urgiye nyine umaze gukora cyangwa championnat zose maze kukinamo ibyo nahuraga nabyo. So kandi ubwo iri umuntu w'umugabo ugomba nyine kwakira challenge nari mbyiteguye ko bashobora kuvuga ibyo ngibyo ko bitewe n'uwo wabitsinze yari yaratangiye kuri zero. So kandi nzi ko wenda haba hamwe n'Imana utavugize imvune wakoze imyitozo yawe wagize discipline ugomba kubikora. Kandi abo ngabo babivuganya igihe
wewe ushobora kuba wemera Messi njye nemera Cristiano cyangwa nyine nk'uko abantu bemera Messi na Cristiano njye nemera Zlatan bwumva biba bitandukanye aho hasigaye n'ahanjye nyine mu kibuga gukora akazi ariko ntabwo nabaga mbitayeho nta kintu wageraho tu urabareka bakavuga ikibuga kuko umupira ntabwo wihishira buri uri mu kibuga ntabwo uri umukinnyi uzi gukina touch ushobora gukora si kimwe n'akandi kazi umuntu uzi gukina ushobora kujya mu kibuga ukahita ubona umuntu azi umupira ubihandoringa ute rero ubyitwaramo ute guhura nayo n'ibyo bitero by'ayo magambo bingana gutya ariko ukashaka mbese ubyitwaramo gute muri ranverone muri toxic kuri rwego nyine ukuntu nabyitwayemo ntabwo wabuza abantu kuvuga kandi nyine iyo umaze gukura ahubwo ikibi bigufasha ugomba kugira discipline ugakora cyane nyine ukabasubiriza mu bikorwa ubwo mu gihe cyangwa nayo bakavuga ntibiguce intege cyangwa n'undi wari we wese cyangwa undi mukinnyi bazavuga inama namugira agomba gukora cyane nyine ko na benshi abari ku kazi kawe so urabyihora tu ugakora cyane ubwo muri iriya sezo umukino mwiza wagize wibuka n'umubi ni uwuhe yewe match zose ko nabaga naziteguye nyine byabaga ari umuriro nyine ariko ku giti cyanjye iyo navagamo ntavunitse ko ntabwo nigeze ngira imvune si ibya mwenda navunitse imbavu bigenda bingoramo gake ariko ntabwo byari ibintu biri grave baramvuje mera neza ariko match zose zabaga ari fresh ngewe ariko match ntabwo nsanga na Bedi zose zari fresh ni nko bavanguye igitego watsinze cyiza cyangwa iki byose aba ari ibitego kugira ngo utsinde igitego biba bigoye bro byose nyine ndacyishimira gutyo tu nese kuvuga ngo ibitego birangana ubu nk'igitego wenda gitanga igikombe cyangwa se gikarifiya nk'ikihuye ndumva ari wakarifiye finale niba mbyibuka cyanateje impaka kuri stade Amahoro kiri uburyohe bwacyo ubwo bwangana nk'icya gatatu wenda ikipe yari yabonye 2 yewe niko mbifata byose ndabyishimira kuba bakoze akazi kawe nk'umwataka buri mwataka ashimishwa no gutsinda uvuye mu kibuga utatsinze igitego uri umwataka hagiye warasama okaziyo menshi nanjye ku giti cyane nagomba nishimye ariko iyo nabashije kurebamo ndishima tu Abedi benshi bakuzi ko utajya utinda mu Rwanda yewe hari n'abagerageza gusa nk'abatebya bavuga ngo ni cupa umutingo wo mu Rwanda ubundi ni management nziza ubifashwamo gute kugira ngo ubone ama equipe menshi yo hanze wenda ubanje no kuyatunyuriramo twihuza cyambere se uko ufite manager nyine mwiza tumfite manager twumvikana nyine no ubikora tu hamwe n'imigisha y'Imana hanyuma kuki wahisemo kongera amasezerano muri Reyo y'imyaka 2 nyine uko nayimaze kubikubwira navugaye na manager wanjye kuko niwe urebera nyine ibintu byiza kuri ngewe so abona ko handi ma equipe nari mfite ariko ntago yari kumereza ibyo nifuza bibona ko biruta ko naguma nkasinya nyine nkakomeza ngakora akazi agakomeza nyine nawe nka mu mwanya kunshakira ahandi yisumbuye uri umwe mu bakinnyi nari mbikomojeho gato mu gukina hanze ariko benshi hano habari critique ngo nubonye ayo mahirwe aragenda ariko ntatindeyo akikozayo ibi bintu byo ubona myabyitwaramo gute hakurwa iki wenda kugira ngo wamugana umukinnyi agende ko kashimangire niba ari uko nabivuga ko benshi bavuga yuko nibyo mugeze mukagenda ko mukikoza mugadamugaruka bigenda bite yes ntabwo nikojeje ngo ngaruke yego we nurimo niyo mpamvu nanjye ndi kugusaba nyine udutips hanze biba bigoye man kuko abantu batari iwanyu butamenyereye kwiadapta ngufatishe nyine ni ibintu biba bitoroshye hari n'igihe wenda bisaba ko ari nk'abakinnyi basaba bitewe ku myanya bakina bisaba umwanya nyine nk'imyaka 3 4 ugasanga wenda si imyaka 2 wa mbere ntabwo ukoze neza uwa kabiri uri kuri pressure nyine uko bagushakira hundi kwa kenshi usanga nk'ikipe igomba kugura umukinnyi avuye mu kindi gihugu ni ikipe ifite ubushobozi ifite n'abafana ishaka resultat ako kanya usanga ari ibyo ngibyo bibagora nyine wenda nk'uwajya hanze bisaba ko ugomba guhaguruka nyine uri tayari umwaka wa mbere cyangwa match 5 za mbere nizo zigwerekeza nyine muri sezo yawe cyangwa muri contrat yawe
hari icyo waberetse, niyo habaye akabazo ufata wa muntu nyine turamuzi tu, bigusaba kutajenjeka kwa. Hari situation wigeze kugeramo cyangwa ikipe ikakugora pe ukumva neza kwiyadapta, niba ari uko nguko cyangwa se sezo nyine yakugoyemo uri hanze kabisa ukabona birakaze? Iyi situation yari imeze ite? Njya muri Tunisia bwa mbere tuvuye muri Chani, nari nyiri umupeti, hari ibintu byinshi n'ubwa mbere nari ngiye hanze kuva muri tize nkajya kwitekera, nyine nahuraga n'utuntu twinshi natari imenyereye, rimwe na rimwe sindyame ngo nduhuke, nyine bigoye bagwaye imodoka, nyine byari ibintu byari bimbayeho bwa mbere birangora mukunda, ariko nyine naje kwita nyine nkomerezaho ndarwana biranga, mbona nta mwanya uhagije wo gukina ndi kubona, mpita ngenda muri Zambia rero ni shampiyona y'abagabo abamo ikirato cya atari, ngenda mpita nyine mfatiraho ngira amamatch menshi, urebye niho nahise nkurira cyane nyine kujyanye no gukina hanze cyangwa uburyo nakitwara ndamutse mbonye indi equipe, nuko nyine nahise nkomerezaho tu. N'ahandi hose nagiye njya ntabwo byangoye kubera ko nahise ngira nyine iyi experience yo muri Zambia. Ubu ngubu amakipe ari kugura, turi mu bihe bya transferi, Rayon Sport twanabikomojeho ko heruka kongera amasezerano, ariko nayo ikomeje kwiyubaka ndetse no ku mwanya wawe. Hari n'umukinnyi rwose wamaze abareye ubona commentaire nyinshi muri comment bamaze kwemera, ndavuga uyu munyekongo Bing Bero ndetse n'abandi batandukanye, Fani Nganye nawe ari gukirirwa imvune, urabona ko noneho ugiye kugira abakonkira bakomeye kuruta sezishize. Nta mpungenge ufite ku mwanya wawe? Na sezishize bari bahari cyane ko n'ubundi nta mukinnyi utifuza gukina nyine n'abakinnyi bakomeye, ko ntabwo nakina match zose nsinda, ntabwo ndi gitangaza, ariko nyine nanjye nk'uruhare rwanjye nkwenda mvuge ko nk'umunyarwanda haje umunyamahanga mwiza uzi gukina, na prefera ko nari ibintu namwigiraho kugira ngo wenda ndebe ko nagenda nkajya ahandi. Nyine nta mukinnyi utifuza gukina n'umuntu wenda waba ufite ikintu amurusha kugira ngo amwigireho, nimba iyo prime yabuze akayiguhereza, nimba icyo gikombe ushaka kuzacivinga mu buzima bwawe, abatipe bazi gukina bakaza bakadufasha tubigeraho byoroshye. Urumva ko ari ibintu byiza, nyine nanjye nawe mbifitemo inyungu, agashyiraho umusanzu we nanjye ngashyiraho umusanzu wanjye, ko nta mukinnyi umara match buriya. Ushobora gukina wenda bikanga, nanjye nkajyamo nkakina bigakunda, tugafashanya nyine twatwara icyo gikombe. Urebye ku giti cyanjye igihe mba numva ari sawa nawe. Bivuze kuri tayari nta kintu cy'urwikekwe? Nta rwikekwe, ngende tayari. Aho ni sawa. Ariko abanyamahanga akenshi ubona abakinnyi bo mu Rwanda barekrama ngo nibahabwa agaciro gakwiye. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bahayipinga cyane, cyangwa se ngo bikundira abanyamahanga. Yewe rimwe na rimwe hari n'abaza mukabarusha. Nguhaye nk'urugero, umwaka ushize umutozo wa APR Dariko yavuze ati n'ibikombe 3 biheruka abanyarwanda nibo bagizemo uruhare cyane, n'abanaliste bagenda babigaragaza. Koko ubona mu Rwanda mudahabwa agaciro mukwiye iyo bageranyije n'abanyamahanga? Abafana bo mu Rwanda bakunda abanyamahanga cyane kubarota? Sinzi uko mbibona, ariko nyine umufana, abafana ntabwo njya mbitaho cyane. Abafana ni abantu beza baba bishakira intsinzi cyangwa bishakira ko wateretsemo, nta bya tactique, ibyo ntabyo abazi. Icyo abashaka ni ibyishimo muha. So rero nimba wenda umunyamahanga aje akashyiramo ibyo bitego aramukunda cyane, ko nyine ni nk'urwo rugero mba ndi gutekereza nyine ku giti cyanjye. Ariko umufana buriya ngiye ukuntu umufata nyine ni wa muntu ushaka ibyishimo. Ntabwo wambwira ngo ikipe yatsinzwe ngo rimwe kabiri ngo wenda ngo wakoresheje systeme, yikoreshe utsinde yishime. Ngiye ni kwenda mbibona tu. Ntabwo ari ngo bakunda abanyamahanga kurusha abanyarwanda, simbizi, ariko nyine mpamya ku giti cyanjye umufana wamuhaye ibyishimo ntabwo yabura kugukunda. Nawe abanyamahanga iyo byanze baragenda nyine, ntabwo babakunda. Kameme ntabwo wabanguzanye umunyamahanga biranze akomeje kumukunda, byanze nyine. Dukomeje kuri ako kantu ko kugura kwa Rayon Sport,
ubu ngubu abanaliste bari gupanga ikipe bari kugushyira mu mpande bakavuga ati wenda Bedi azahengekera 7 cyangwa 11 hari imbere pointe bigaragara ko wenda nyine batari kuhamuha amahirwe cyane ubundi Bedi aba mwiza iyo ari guca hose ngiye mba ndi tayari kabisa pfa kuba kugenda ujya kwizamu gusa we ariko hose ntago waba uri foro cyane nese suzi ko n'undi niyo uri gukina nkakugukina ku ruhande we ni he hakuryohera rero utsinde ibyo bitego nyine wenda ufatanye n'uwo mwataka gusaba gukupa trajectoire ukajya ujya muri box je naho yakira hose nari Bedi aho wakira hose nari si ibyo wenda ngo kunshyira mu izamu cyangwa ngo ako wakira hose namandita hanyuma nekereza ko uri umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga byanze bikunze n'amakomantere ubugendo uyabona nuko ibintu bimeze cyangwa se wenda nkawe nk'umukinnyi Rayon Sport urimo urabona iri kwiyubaka ite abakinnyi iri kuzana urabona bameze bate ni abakinnyi beza kuko ntago abayobozi ba Rayon Sport bapfa kuzana abakinnyi b'amapaswari cyangwa abakinnyi ba fo bitewe nuko bazi ko abafana babo bameze cyangwa ikipe nyine bahagarariye uko imeze nabo ni umwanya wabo ndeka nyine babaho umwanya bashaka abakinnyi bazi ko abo ndi kubona baragerageza barabizi kandi ko harimo n'abandi bapeti babakeneye umwanya kugira bazamuke nabo impano zabo zishining so nabo nahabo nyine abo bakinnyi nabo bumvire uko mbonye amahirwe yakoreshe neza urebe nyine ko watwara ibikombe ko ibyo buri mukinnyi wese aba yifuza agatera imbere akajya no muri equipe nationale muri abo bashya hari wakwemeje wararikira bareyo bose baranyemeje bose bari tayari yamvuge ngo uyu nguyu ubwo namvuze ko undi atari tayari ariko bose ni sawa kabisa ko babona nyine ko bakeneye uwo mwanya nyine nabo igihe kigere nyine bajye mu kibuga babikore tu intego za Bedi rero muri uyu mwaka intego nyine zawe kabisa za goal wasetinze uvuga ati zingizi intego nyine mfite nugukora cyane wenda nkareba ko mu bikombe nyine dukinira mu Rwanda twatwaramo twabitwara byose tukana no muri za CAF Confederation tukagera kure tukagera mu matsinda aho bahiruka nyine natwe twaba twagera nizo ntego nyine za buri mukinnyi wese tu rutayizama bari ibitego urifuza bingaha Bedi kigiye nawe ngize ukuntu ariko ngiye mafite tageti zanjye tu nese wazi dusangije wowe ati ngenda mutse uyu mwaka nsinzi ibingibi abapeti bari tayari bari gushaka kwiba ibitekerezo by'abantu abapeti bari tayari bashaka gutwiba ibitekerezo nibanga ryanjye hanyuma nahoze ndeba mbona mu makipe akomeye APR niyo itarakinira kandi abakinnyi benshi mu Rwanda iyo muganire bakubwira ko ari ikipe baba barakuze barota baba nifuza gukinira hari igihe mu gihe umaze muri uyu mwuga wawe yari yakuganirizaho ujye utekereza gukinira APR ni ikihe gitekerezo ugifiteho bya APR se bya APR ntabwo njya mbivugaho manjye byanjye nireyo ubungubu nireyo kabisa reyo niyo yanjye ubungubu ko nyine mfite amasezerano ubwo ntabwo najya gutekereza iby'indi kipe wapi nyine yifata kimwe n'andi makipe za AS Kigali za Mukura ubungubu yanjye nireyo kabisa benshi mu banyarwanda bavuga ko Amavubi na rutayizamu wa wundi ngo wanyawe afite nyine ari ubura nka hamwe nk'abakinnyi by'umwihariko nawe uri muri abo bataka mu byakira mute ibyari nakubwiye nyine by'abafana abafana nyine n'abana beza kabisa aho baba bashaka gutsinda tu kandi urebe equipe nationale ishobora gukina match 6 mu mwaka abakinnyi ntago bahura ngo mujye gukora tize muhura icyumweru muhita mukina match sibyo ko nyine ntago nzi ko nabigusana ariko baba bahari n'abahari nyine ngo nka nshuti yamaze iminsi atsinda yarabikoraga tu ubwo nyine undi uzajyaho cyangwa nanjye ni ugushyiramo imbaraga nyine nkareba ko nakitangira igihugu cyanjye ko igihugu cyaba nyine aba ari idarapo ry'igihugu biri gukorera nyine buri
gukorera igihugu cyawe. So numva ko nawe nujyamo nyine aba yatanze ibyo ashoboye nuko byanga gusa, ariko bizagenda biza tu. Iyo rero yari pariti ya mbere y'ibibazo nakita bikomeye cyane biribanze no ku mupira cyane. Wenda tugerageje kujya mu bibazo biri soft cyangwa abantu bakunda kwita ibyo hanze y'ikibuga. Abedu ugaragara nk'umwe mu bakinnyi bandi nyine bitwara kisitari cyangwa se bo muri iyi minsi nyine bavuga bicyangwe n'iki mu bintu biguhenda ni igiki mu by'ugura ni ibiki spending amafaranga menshi? Ngiye ikintu spending amafaranga menshi se cyabuze nka Godiyo nyinisha. Godiyo nyinisha iramenda kabisa. Iya menshi buriya nangaye Godiyo waguze iya menshi? Godiyo biterwa n'isoko ko mu mwaka uko ugenda ugira, nk'iyo mfite nayiguze amadolari 300 ejo bundi, urumva iyo nari mfite indi 250 gutyo bigenda bifite ukuntu bigenda bihinduka, ariko iramenda tu Godiyo iramenda. Ese ukunda ubuhe bwoko bw'imodoka mani? Imodoka kukubaza ibintu nk'ibi kuko uri umwe mu bagira swaga. Imodoka ngiye ngo ndiyo mfite ndiyo mfite, ariko nyine arizuba biterwa n'ubushobozi bwawe man. Uriya ufite nyine amafaranga ushobora gutekereza, ushobora kubona amafaranga wenda nkunda nka Range Rover cyangwa nazira ba Cristiano bagendamo, why not utayifuza, ariko na amafaranga ufite yo kwigura karangendamo kabasaza ndiko nikundi. Naho naribi nurse tubwire mu ncamake kuri love story yawe na Vanessa madamu wa mama. Biriya sigarajya nkunda kubivuga. Biriya n'ibyo nzamukuzanira mubazeho neza kabisa. Ariko nyine uriya ndamukunda bamwita wa Rupango. Wa Rupango? Wa Rupango ubwo bivuze ngo nyine ni wa Rupango nyine. Niwe nyiri igipangu tu. Niwe nyiri byondo. Aho ni sawa. Ejo bundi yagufatiye igihembo cy'umukinnyi wasenze igitego cyiza cya sezo, ubundi agufasha bingana ita contribute iki kuri kariyeri yawe? Urabona akenshi wenda nk'abantu bakina hanze cyangwa sinzi wenda wowe urabizi, buriya ku bakinnyi bisaba ko iyo ufite umuntu mubana cyangwa ufite umugore hari n'ikintu bigufasha kuri kariyeri yawe. Abenshi ujya bumva bakabategeka no gushaka, cyangwa ukabona nk'abapeti bavuye muri za academy ukabona afite umugore, nk'uriya ufite imyaka 16 afite uriya wo muri Real w'umupeti w'umunyabrazil Enrique, nawe ukabona isagira umugore. Buriya akenshi iyo ufite umuntu mubana hari ibintu byinshi bikurinda by'ikigare byo gutuma uba focus ku kazi kawe. Hari ibintu byinshi afasha tugiye ku giti cyanjye. Niyo mpamvu nabo bitwa n'ubundi n'umufasha. Buri iyo wagize umukino mubi cyangwa se ibintu byanze, wenda mwabuze nk'igikombe nka finale cyangwa se mwagize n'umukino mubi, ni iriye jambo akunda kukubwira cyangwa gukomeza ate yagusubizamo? Kuri wenda ntashye wenda twatsinzwe cyangwa natakinye neza wenda ntishimye, nkanjye wenda ufite umugore n'umwana babigoye, ari rigera mu rugo ugasanga nk'umwana tangiye gusekera iki, ariko waba bizi nyine ko ntishimye tu. Ko akenshi niyo twatsinzwe match je nawe ujya mpfa kusinzira happy. Iyo watsinzwe ntago usinzira? Ntago njye njyama. Sure. Kandi ngabyuka mite nikomereza nigera nko muri tize tu. Reka ntago njya mpfa, arabizi nyine ko akenshi ntago njya mpfa kubona ibitotsi, ariko kandi ko abiboro mbihuje n'abakinnyi benshi. Abakinnyi benshi iyo watsinzwe match ntago njya mpfa gusinzira buri. Nese ubwo butekereza iki? Nko mu mutwe haba ari miki? Ino twaksiyo tugenda tugaruka, ntago sinzi uko nabikubwira. Twatokazi bo arasete batugaruka. Urabibura ibitotsi kabisa. Match yose urayitekereza ukabona kakubuza amahoro, ukumva nibishimye muri wowe. Ariko akenshi nyina rukuntu tuvugana akagenda karuma situation tu. Message yawe rero ku bafana ba Rayon Sport ko muri uyu mwaka w'imikino? Message nabagenera nuko baba hafi ya equipe yawe, urabizi ko ari bo bayigize, bakaba hafi y'abakinnyi, bakaba hafi ya staff n'abayobozi, tugafatanya. Nk'wenda nk'umwaka ushize uko byageze ku munota wanyu ubona ko tukiri kumwe, n'abafana bakoze amagroupe bakajya batanga izo prime.
wenda naho byapfiriye ubu barabonye ntago bivuze ngo bahite bajya hasi ugomba kuba hamwe tugafata nyine twera ko twa achieving izo goals kuko nabo bashaka kubona ibikombe iki tugomba gufatanya nyine tukabigeraho tu mbese tube hamwe nicyo nabahamagarira tu ese inshuti yawe muri uyu mupira buriya ninde inshuti yanjye asaka abakinnyi benshi ari inshuti zanjye we ariko umwe waba ari ihumi yawe kuruta abandi cyangwa batatu wenda yewe bose ni inshuti zanjye bose ni inshuti zanjye ariko nyine harimo abapampe byanjye tu Abedi ufite amatatu we nakita atari menshi cyane nka tatu ukunda muri izo zose ni iyihe isobanuye iki ayo nyinshi hano hari ijambo ry'Imana hano hariho igihe umupeti wanjye yavukiye ahangaha ari amagambo nyine ya brand yanjye tu ifite ikintu isobanura tu brand y'iki njye nyine ya ABM ABM hari ABM Foundation hari ABM Shop hari ibintu nyine bimeze nka gutyo byanjye tu birahari se birakora cyangwa biracyari project na fondation irahari iyo foundation ikora iki Abedi yo gufasha nyine abapeti batishoboye sinzi nimba hari igihe nigeze kugenda ndi kumwe n'abakasuku n'abandahiro papi dufasha abapeti nyine igihe wabonye udufaranga dukeya ukagenda ugafasha n'abandi bapeti nyine batishoboye aho ngaho tu ujya ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo muri iyo fondation yawe nyine harimo abandi bantu tubanamo muri groupe ba Elvis ba Colombe ba Sharomo ba Nore ni benshi cyane tubanamo nyine muri groupe nyine n'aba Gilbert n'aba Bulldog babamo ni benshi tu ni groupe nyine abantu na madame nyine tugenda tugafasha abantu tu ni ibyo ngibyo tu Abedi asante sana ku mwanya wanyu amahirwe masa rero uyu mwaka rwose uzazinyeganyeze nyinshi cyane urakoze cyane nawe uzakomeza nyine utera imbere asante sana sawa brother